Akarere ka Rutsiro gaherereye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Kimwe n'utundi turere muri gahunda ya Guverinoma y'u Rwanda, akarere ka Rutsiro ntikatanzwe ku rugamba rwo gukorera ku ntego. Kuri ubu akarere ka Rutsiro gafite ibyiza byinshi nyaburanga, harimo imisozi myiza, ikiyaga cyiza, parike nziza zikurura ba mukerarugendo. Muri aka karere ka Rutsiro kandi kuri ubu habarizwa uruganda rutunganya ubuki ruzwi ku izina rya Gishwati Nature Honey. Si ibyo gusa kandi kuko twaganiriye n'abakozi bakora muri uru ruganda batubwira uko bamaze kwiteza imbere babikesha uru ruganda rukorera mu karere ka Rutsiro. Amazina nitwa Munyaneza Eugene, nkaba ndi umukozi w'uruganda ushinzwe ibintu bya processing. Ni ukuvuga ngo natangiranye n'uruganda rwatangiye gukora mu 2018, ubwo turi mu bakozi batangiranye narwo. Ni ukuvuga uruganda rugitangira bakeneye abakozi, icyo gihe natwe niho twapurayinze tubasha kugira amahirwe yo kubonamo akazi hano. Icyo gihe twapurayinga rero nuko twari abashomeri, ariko kuri ubu ngubu uruganda rwabashije kuduhereza akazi, tukaba tubashije kugera aho tuba twigejeje kuri iki gihe tumaze dukora. Ni ukuvuga ngo niba nari umushomeri imbere, ariko kuri ubu ngubu nkaba mbasha kugira amafaranga mbona ku kwezi y'umushahara mbasha guhembwa, nawe nkaba nabasha kwisevingira amafaranga runaka ku buryo mbasha kwiteza imbere. Ni ukuvuga ngo hari byinshi ntakibasha gusaba, kandi imbere nkirangiza ishuri hari ibyo nakenaga nkaba nasaba ababyeyi, ariko kuri ubu ngubu ibintu byose ndabyikorera, niyo nkaba nabasha kugira ikintu nitezaho imbere, kuba nakigura nk'akabanza, nkaba nagira ikintu mbasha kugeraho mu minsi iri imbere. Kuva uruganda rwatangira rumaze umwaka umwe n'amezi angahe, niba ku kwezi mpembwa amafaranga mpembwa nkaba nabasha kwisevingira nk'ibihumbi byanjye nka 50 cyangwa 100, hagati ya 50 n'ijana. Mva mu gihe runaka hari icyo nteganya, amafaranga namara kugwira bitewe n'aho nteganya, hari icyo nshaka kwigurira nanjye, kubera ko niho tugitangira turacyari bashya, ariko uko bigenda biza tuzagenda dutera imbere kurushaho. Uruganda kuba rwaraje hano hari byinshi rwabashije guteza imbere akarere, cyane cyane nk'abavumvu. Abavumvu bafite imizinga yabo, iyo babonaga ubuki baburaga ahantu babugurisha, ariko aha ngaha tubasha kububagurira ku giciro cyiza, kandi uko bwaba bungana kose turabwakira tukabasha kubutunganya. Abavumvu rero babonye icyo gukora kibateza imbere bakiteza imbere, n'abaturage b'aha ngaha baturaniye uruganda nabo babasha kubona akazi, kuko dukenera abakozi batarabahoraho ba buri munsi, bamwe na bamwe tukabahereza akazi nabo bakiteza imbere. Ikintu twasaba akarere nuko bakomeza gahunda yo gushishikariza urubyiruko kujya mu bintu by'ubuvumvu, kuko kuri iki gihe urebye usanga ubuvumvu urimo abantu b'abasaza cyane, ariko n'urubyiruko babashe kubijyamo, cyane cyane nk'uruturiye hano muri aka karere ka Rutsiro ishyamba rya Gishwati, bakabasha kujya mu buvumvu cyane ku buryo kuko burimo amafaranga, nabo babasha kwiteza imbere kandi natwe uruganda rugatera imbere. Iyo umuntu arangije ishuri aba ategereje ubufasha bwose buva ku mubyeyi, kandi ni muri ubwo buryo nari mbayeho, ntegereza buri kimwe kiva ku mubyeyi, habe imyambarire, habe n'ibindi bintu umuntu akenera mu buzima busanzwe. Ariko ubwo ngereye muri aka kazi basha kubona icyo nshaka, bitabaye ngombwa ko nongerera umubyeyi inshingano, ahubwo nkabasha kumugabanyiriza inshingano, hakaba bimwe n'ikemuriro, kandi ku mafaranga y'ukwezi mbasha kubona 1/2, kuko ntabwo nari nagira depanse ndende cyane. 1/2 mbasha kugisevinga kugira ngo ejo handi hazabe heza kurushaho. Uruganda rwaje gufasha ikintu kinini cyane muri aka karere, mpereye kuri abo baturage baruturiye. Abaturage baruturiye babasha kurangura hano ubuki bagacuruza, ndetse hari n'abakozi babona imirimo badahoraho, baza gukora ku ruganda bakamwishyura ku munsi, agakomeza akazi ke, bimufasha gutera imbere. Ikindi byagabanyije, muri make byagabanyije umubare w'abashomeri baturiye uruganda. Ikindi ni ku bavumvu. Abavumvu nabo babasha kubona aho bagurisha umusaruro wabo biboroheye, bitandukanye n'uko uruganda rutaraza bajyaga kugurisha kure cyane, bikabafata ikiguzi kirekire, ariko ubu bawugurisha hafi kandi bagahita babishyura ako kanya. Akarere ibyo kadukoreye ni byinshi cyane, ariko twabasaba ko bakomeza kujya batuba hafi, baduhereza uburyo bw'ibitekerezo, bagakomeza muri make gukomeza kutuba hafi, kuko
kugira ngo abantu batere imbere ni uko bakomeza kubona ibitekerezo bivuye ku karere ndetse n'ubundi bufasha mu mafaranga. Abavumvu bo mu karere ka Rutsiro barishimira ko uru ruganda rwaje gukora muri aka karere kuko ubu ngubu babona aho bagemura ubuki bwabo bakabasha kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi. Nitwa Uwimana Celestin, mvuka mu murenge wa Ruhango, akarere ka Rutsiro, nkaba ndi umuvumvu w'umwuga. Maze imyaka irenze 15 muri uyu mwuga w'ubuvumvu, ariko mbere ntaragira muri uyu mwuga nabigishijwe na data, amariye gusazira aba ari njye ubisigarana, ariko mbere nari umuturage wo hasi usanzwe. Mbere ntaragira muri uyu mwuga w'ubuvumvu nta na konti nagiraga, nta bwizigame nagiraga, ariko aho maze kugereramo ubu ngubu mfite konti mu buryo nshoboye kubona umusaruro wanjye ujyana ku ruganda bakaduha amafaranga, hanyuma nanjye ngashobora kwiteza imbere, harimo nko kurihira abana, kubona ubwisungane bwa mitiweli ndetse n'ubuzima bwiza mu rugo iwanjye. Akazi k'ubuvumvu cyo katumariye muri aka karere ka Rutsiro, cyane cyane turashima leta y'ubumwe ko yatuzaniye uruganda rw'ubuki hariya hafi ya Gishwati. Mbere twari dufite ubuvumvu dushobora kubona ubuki twaba twashyira mu nzoga, twagurisha abashyira mu bigage, tukaduha amafaranga make ashoboka, ubundi tukaburya kuko nta soko twari dufite. Ariko kugeza ubu ngubu twashoboye kubona uruganda rufata umusaruro wacu mu buryo kugeza ubu ngubu tugemura ubuki. Nk'ubu ngubu muri sezo y'ubuki tujyana ubuki ku ruganda, hanyuma amafaranga yacu bakadushyira kuri konti tukaza kuyasangaho, bityo umuntu akaba ashobora gukora umushinga wamuteza imbere. Akarere rwose karadufashije cyane, rwa ruganda icyo rutumariye nuko byibuze n'ubuki bwacu burigera mu gihugu hose, tukagaragara ko nk'ubuki bw'akarere ka Rutsiro bukomoka ku rwo ruganda ariko bwaturutse hano iwacu. Bityo rero bikaba bidufasha cyane cyane nk'umuvumvu, dushobora gukora umushinga w'amafaranga tukaba twakwiteza imbere kubera amafaranga tuba twakuye kuri urwo ruganda biturutse ku musaruro wacu. Icyo twasaba akarere cyane cyane ni ahantu ho gushyira imvumvu zacu, tukaba twifuzaga ko ahantu hari amashyamba yose y'akarere bahadutiza, tukororera aho ngaho ku nkengero z'ishyamba, none inzuki zikabona ibizitunga, cyane cyane kuko uri kubona amashyamba ari kugenda akendera. Twumva rero byibuze twasaba akarere amashyamba agiye aba mu mirenge y'akarere tukaba bayadutiza tukororeramo, cyane cyane ko n'inzuki ziba ziri gukora uburinzi bw'ayo mashyamba nta bangizi bashobora kugeramo. Icyo dushimira aka karere ka Rutsiro ni uko kugeza ubu ngubu rwa ruganda katuzaniye ni ibintu byiza cyane twarishimiye. Tukaba rero n'ubundi kanakomeje no kudufasha n'ubundi nubwo tugikomeza gukora ubuvumvu, inzuri ziracyari nkeya, ariko aho twashoboye kubona ishyamba mu mirenge imwe igize akarere ka Rutsiro tubwira akarere kakadutiza nta kibazo. Kugeza ubu ngubu tukaba twifuza ko ubu buvumvu bwakorera mu karere kose, imirenge yose tukaba twayikoreramo, amashyamba yose agiye haba tukaba twakoreramo, kuko urabona nk'ahangaha ni mu murenge wa Musasa, ubu naho badutije turi kororera. Kuko uruganda narugezemo mfite umugore n'abana 2, ariko mu rugo ntihabashije kuba hatunganyije neza, ariko kuva nagira mu ruganda nkabona akazi, inzu narayubatse mbasha gushyiramo agasima, mbasha kuba nabashyiramo umuriro n'amazi, ku buryo mbona bigenda neza, ku uruganda rwarabashije kuba rurangaha, byaramfashije cyane. Mbere bacuruzaga ubuki mu buryo busanzwe budatunganyije, aho abavumvu babashaga kubura n'aho babugurishiriza, ariko ubu ngubu kuba uruganda ruri aha ngaha abavumvu babasha kubona aho bagurishiriza umusaruro wabo, nabo bikabafasha kwiteza imbere mu ngo zabo.